izadutererana, erega Imana dusenga ntabwo izadutererana, ntabwo izadutererana, ntabwo izadutererana, Imana ntabwo izadutererana we, ntabwo izadutererana. Isengesho rya mu gitondo ryo gushimira Imana mbere na mbere. Reka dusengere hamwe. Ata twese uri mu ijuru, ndagushimira kuko uri Imana ishobora byose. Ubwizuba rirashe nje imbere yawe n'umutima wuzuye amashimwe. Ndagushimiye ko bw'Imana wampaye uyu munsi mushya. Ubwaya amahirwe wongere kumpereza zo gutangira uyu munsi kandi nkongera gutangira ndi kubaha imbere yawe. Imbabazi zawe zihorana ishya buri gitondo. Uyu munsi nkaba ndi mu rukundo ndetse no mu kwizerwa no mu kwizera kwawe, kuko nizeye imbaraga n'ubushobozi bwawe. Ndagushimira kubw'imigisha itabarika inzengurutse, kubw'uyu mwuka mpumeka, kubwo kubaho, kuryama no kurara, kubw'ifunguro wampaye ribasha gutunga ubugingo n'umubiri wanjye, ndetse n'abantu wampaye mu buzima bwanjye bankunda. Buri mwanya wose umpaye ni uw'agaciro, ntago nanjye ngusuzugura kubw'ubuntu bwawe wantutseho. Umfashe kugendera muri uyu munsi kandi nca muri uyu munsi nuzuye mu mwuka wo gushima ineza n'ubuntu bwawe. Utsuka umwuka wawe wera, umbabare gukiranirwa kwanjye kose, mbabare abambabaje bose nabo n'abamemukiye bose. Nawe Mana nkuko nanjye umbabarire kuko nkucumuro kose mwami. Umbabarire kandi unyobore mu nzira yo gukiranuka mu buryo bukwiriye. Gende mu nzira yo gukiranuka iteka ryose, kandi ibyo nkora byose nkwesha icyubahiro. Ndagukunda Mana, nyuzwe birenze igipimo kubyunkorera, kandi nize kuri bukomeze kunyobora n'ibiri imbere n'ibyo nabona n'ibikomeye byose biri imbere. Mwana nize ko ari wowe bishobora byose. Mana habwa icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shime kunyumvishe kandi